nongeye kubasuhuza nkomeza no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema gutwira ko muri bakunda tubigura byinshi bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Turi tariki 22 Werurwe umwaka wa 2025 tuzindukanye n'amakuru ashyushye cyangwa se amakuru yibanze mu bijyanye n'urugamba rukomeze guhanganisha ruhande rw'inyeshyamba ndetse no ku ruhande rwa leta ari rwo FRDC ndetse nyine n'inyeshyamba za M23. Cyane cyane tugiye kwibanda ku byagiye bitangazwa cyangwa se ku biri kuvugwa kuri leta y'Kinshasa nyine n'ubundi ubwo ndavuga cyane cyane igisirikare FRDC. Ibintu bishobora kuba byongeye bigiye kugira udubi kurusha uko byari bimeze noneho. Yego n'ubundi intambara yari iriho cyangwa se yakorwaga, gusa ishobora kuba igiye noneho kongerwamo imbaraga. Ibi ndabivuga nshingiye ku mikorwa cyangwa se ku migambi igisirikare cya DRC cyagiye gitangaza, ndetse bimwe muri byo byatangiwe no gushyirwa mu ngiro. Ubwo igisirikare cya FRDC cyashyiraga abagabo benshi cyangwa se abagabo mvuga n'abasirikare, cyashyiraga abasirikare benshi mu duce twagiye twigarurirwa n'umutwe wa M23. Ubwo nyine ndavuga, urabona hariya za Uvira, urabona ko nyine inkengero z'umutwe wa M23 wigaruriye igisirikare cya leta FRDC cyashyize cyangwa se cyaharunze ingabo nyinshi. Ni nyuma y'uko M23 yigaruriye umujyi wa Warikare ukungahaye ku bijyanye n'imitungo kamere cyane cyane amabuye nyine y'agaciro. Leta rero n'ubundi yabonye ko gukomeza gutabaza n'ubundi biri kugorana, ihitamo icyemezo n'ubundi noneho cyo kurwana byimbitse, ishyira ingabo nyinshi mu nkengero nyine zihana imbibi naho nyine M23 yagiye yigarurira. Biri kuvugwa ko mu duce M23 yagiye yigarurira ingabo za leta FRDC zamaze kugenda zisa n'izihazenguruka cyangwa se zigota, ubundi zitegereje oda yo kuza kwataka kugira ngo bisubize uduce twose twigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23. Ngibi byakozwe ku mpamvu y'ifatwa ry'umujyi wa Warikare. Nababwiye ko umujyi wa Warikare ni umujyi cyangwa se ni agace kabumbatiye amabuye y'agaciro za uranium, amabuye agiye akomeye nyine, amabuye ubona ko nyine akorwamo ibintu by'agaciro. Rero bikaba byahagurukije noneho igisirikare cya FRDC cyaje cyamaramaje kuza gutsinsura cyangwa se kuza kwirukana mu duce M23 yari yarigaruriye twose. Ese ibimami iraza kubigeraho, reka tuze kubihanga amaso. Gusa n'ubundi igisirikare cya FRDC gikomeje kugenda n'ubundi gisaba ubufasha. Ubwo ndavuga nyine imitwe igenda ibafasha za Wazalendo, yaka n'ubufasha mpuzamahanga za MONUSCO, za SADC n'ubundi urabona ko nyine cyakubufasha, ariko bivugwa ko noneho yaba yamaramaje igiye kukifatiramo. Mu kanya wabonaga aha ahitwa Uvira usa nk'ujya ku Burundi ho gato, niho wabonaga ingabo cyangwa se abasirikare ba FRDC bari kwisuganyiriza. Ubona ko nyine hari urujya n'uruza rw'imodoka za gisirikare
isaha n'isaha nyine urugamba rwakorwa. Komeza ubane natwe kugira ngo ukomeze umenye update z'intambara, komeza ugire ibihe byiza. Ciao ciao.